The ZOOM TV24. Twavuga abagabo baca inyuma abagore babo ariko uri mugore ubundi ibintu abavuga ni ibiki. Aho kugira ngo ubutumwa bumuhindure ko aca inyuma umugore ahubwo mukamutera ubundi bugome bwo gushaka no kutugirira nabi. Twavuga abagore baca inyuma abagabo babo ntago bahonga ngo bihane. Ubutumwa birababaje ko ubutumwa bwari guhindura abantu ari ubu uri kubaciraho iteka. Aho kugira ngo ababazwe nuko Imana yamutumyeho ko aca inyuma umugabo aho kugira ngo abireke ahubwo arakambye impanga arakara ati njye uriya mugore simukunda. Iguha urugo rw'umugisha indaya yo mu rusengero. Imana iguha urugo rw'umugisha ubyarira muri tuwarete. Ubazinda ukura muri umuririmbyi ukabarinda wakuye muri mwishuri wiga ukabarinda wakuye mu nzu y'Imana hanyuma ngo irenzeho urugo rw'umugisha n'urw'umwaka ntarwizaguha. Urugo rw'umugisha n'abagabo b'abandi watwaye ariko ibyo kuvuga ngo zajya mu ijuru kwidiho ku buntu mwakunze iby'ubuntu inshuro nyinshi ibintu byose ni ubuntu ariko kuki mukunda iby'ubuntu ubundi iby'ubuntu mwabibonye ariko uzi ko babashuka no kujya muri kwasitero kozaho no kubona gitifu utonda umurongo kugira ngo ubone tari murebe ukuntu izuba rikwica kubona diplome murebe amajoro waraye hanyuma ijoro ngo ni iry'ubuntu baragushutse umukobwa yicareho ya reka nzamwemere nzamuhindura. Uzamuhindura uzabanza uhindure mama wawe udakijijwe upfiriye mu mbetezi no mu bivuza. Niko urajya guhindura umuhungu muzabana umugira umukirisitu abamuvukana ntibapfiriye mu kabari wabanje ukabaheraho. Imbaraga zihindura nimba uzifite wazahinduye inshuti zawe zitarahinduka. Mubyeyi uri kunkurikirana unkurikiranira hano n'ahandi ari kunkurikiranira umugore utaricaye ngo rero abana yabyaye ndashaka kukubona nujya imbere y'Imana uzavuga ko uri umukobwa. Kanda ku kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Turabakunda. Amahoro y'Imana nabe muri mwe. Ndasuhuza abo turi kumwe none aha kandi ndasuhuza n'abandi bankurikiranye mu bihugu bitandukanye mu Rwanda ndetse no mu mahanga ariko namwe ndabashuhuje mu izina rya Yesu. Imana nibaho umugisha kuko mwaduhaye ikaze kugira ngo tuze tuganire ku magambo y'Imana tubahe ubutumwa n'impuguro zitandukanye umwami Imana yateguriye abamwemera n'abamukurikiye. Turareba ijambo ry'Imana riri mu gitabo mu rwandiko rw'Abefeso Paulo yanditse rw'Abefeso hanyuma turareba mu bice byaho 4 hanyuma turebe ku murongo waho wa 11 ndabagezaho ubutumwa bwitwa ngo suzuma umuhamagaro uwurinde kandi ukore. Umuhamagaro wawe uwurinde kandi ugire gute? Turebe ijambo ry'Imana mu rwandiko Paulo yandikiye Abefeso abahugura mu bice byaho 4 umurongo wa 11 dusome mu izina rya Yesu. Nuko aha bamwe kuba intumwa ze n'abandi kuba abahanuzi n'abandi kuba ababwiriza butumwa bwiza n'abandi kuba abungeri n'abigisha kugira ngo abera batunganirizwe rwose gukora umurimo wo kugabura iby'Imana no gukomeza umubiri wa Kristo. Amen. Nagiye mbagezaho ubutumwa bwinshi kandi butandukanye hanyuma uyu munsi ngiye kwigisha icyiciro cy'abakristo. Abakristo nyirizina. Abakristo no kuvuga ngo nabantu bakiriye umwami n'umukiza hanyuma bakabatizwa bagapfana na Kristo bakazukana nawe bivuga ngo nabantu bamwemeye nibo tugiye kuganira kuri uyu munsi. Dusomye amagambo y'Imana mu rwandiko rw'Abefeso Paulo yari ari guhugura Abefeso arimo kuvuga ukuntu Imana yagiye igaba impano. Yego ngo bamwe yabagize intumwa ze abandi ibagira abahanuzi abandi bagira ababwiriza butumwa bwiza abandi ibagira abungeri abandi ibagira abigisha. Yego nuko Imana yagiye igaba mu byiciro bitandukanye igabira abantu mu murimo wayo nkuko yagiye ibahamagara. Mwibutse ko burya Imana itakwiteruza ikidashoboye. ntabwo Imana
kwikoreza umuzigo udashoboye, ntabwo Imana yaguha kutwara ibyo utazagezayo. Burya Imana niyo iguha imbaraga, ni nayo izi ibyo wabasha gukora. Niyo mpamvu burya Imana umuntu uri mu muhamagaro neza biramworohera. Ubu butumwa bwitwa ngo suzuma umuhamagaro wawe uwurinde kandi ukore. Imana yarambwiye ngo buri wese mu murimo we, ngo buri zina ry'umuntu imbere y'izina ry'umuntu, mbibutse ko hari aho twanditse. Burya igihe wavugaga ngo nemeye Yesu nk'umwami n'umukiza, hari ahantu yahise akwandika. Bishatse kuvuga ngo ntago ukibarurirwa mu gisekuru kiwanyu. Bishatse kuvuga ngo Imana yatwibarujeho turi abana b'Imana. Imaze kukwandika izina rero, ihita ikwandikira n'umurima uzahingamo, ikakwereka n'isuka uzahingisha. Hanyuma ndashaka kubabwira ngo ibintu by'Imana birubatse. Ndashaka kubabwira ngo ibintu by'Imana birubakitse. Hanyuma abantu nibo babivanga, ariko yo yamaze kugira gute? Imana imbwira ukuntu rero igiye kuza mu murimo wayo, ije gusaka. Muri make ije kureba. Mbibutse ko igihe kigera n'umukuru w'igihugu, yego, atembera akareba ibipfa, akareba ibikenewe, akareba ibyo kuzuza, mbese agatembera mu gihugu ayoboye. Amina. Agatembera mu gihugu ayoboye, akareba mu burezi uko byifashe, akareba mu bigo bitandukanye, akareba abo yagiye aho uturere, akareba abo yagiye aho imirenge, akareba abo yagiye aho ibigo bya leta bitandukanye, akareba inyungu n'umusaruro, noneho akareba n'izindi imbaraga yakongeramo kugira ngo barusheho gutera imbere. Niko bimeze. Amina. Noneho njya nifashisha nk'ubuyobozi bwacu bw'iki gihugu, njya mwifashisha ntanga urugero nkoresheje ukuntu Imana nayo yahamagaye abantu. Njya ndeba ukuntu ibintu byubatse muri iki gihugu bitarimo akajagari kandi birubakitse. Iyo winjiye mu murenge, buri biro igira uyikoreramo. Amina. Buri muryango ugira uwukoreramo, kandi buri muryango buri wese aba afite icyo ashinzwe, nta kajagari kabamo. Yego, nongere nkwibutse ngo utanga perime si utanga diplome. Amina. Iyo umuntu ashaka diplome ajya kwishura kwiga, yego, kandi iyo umuntu ashaka perime aragenda polisi ikagira gute ikayimuha. Iyo umuntu ashaka provisoire, reka nkubwire, ibintu birubakitse, buri kintu cyose kigira aho kibarizwa. Kandi impamvu biba byubatse bikagira n'ababibazwa ni ukugira ngo nihagira n'igipfa uwo bagishinze bazamukurikirane. Ni nayo mpamvu Imana bamwe yabagize intumwa, abandi bagira abahanuzi, abandi bagira ababwiriza butumwa bw'Isa, ibyikorera riri mu ijuru. Ubwo zigihari, ubwo ni ukuvuga ngo uwigize intumwa atariyo, ahubwo uwigize intumwa y'Imana atariyo, akigira umuhanuzi atariwe, akigira umushumba nta wabimugize, akigira umupasiteri, akigira bishop, akigira apotre, akigira hanyuma nibyo nyine Imana ije gusaka mu murimo wayo. Amina. Impamvu Imana ije gusaka umurimo wayo, impamvu Imana yambwiye ngo nimubanze musuzume imihamagaro murebe ko ariyo yabahaye akazi, nuko mu murimo w'Imana harimo ibiri kwangirika, kandi ije kureba abo yahaye akazi. Ntabwo iby'Imana izabaza abashumba ari ibyizabaza abapasiteri, ibyizabaza abarimu si ibyizabaza abahanuzi, ibyizabaza abaririmbyi si ibyizabaza abadiyakoni. Buri wese izaho yamushyize, ahubwo ndashaka kubwira abihaye akazi, abaje gukuramo ayabo no kugaruza ayo batanze, yewe we iraje, kandi iraje vuba. Ibintu birubakitse, yego. Iyo habaye impanuka mu muhanda babaza polisi uko byagenze, ntabwo barabaza dogiteri ngo impanuka yaje ite, byagenze gute. Yego, iyo hari icyorezo cyaje, umuntu utanga amakuru ni muri minisate batanga ikirata amakuru.
iyo mu burezi hari ikintu cyifashe nabi ntago bajya kubaza dogiteri, nta nubwo babaza diregiteri w'amashuri. Yego, buri wese afite icyo ashinzwe. Ntago nigeze mbonaho umuriro ubura ngo bahamagare aha ku mazi, nta nubwo nabonye amazi abura ngo bahamagare ku muriro. Yego, ibintu birubakitse kandi bifite umurongo ngenderwaho. Uhagarariye urubyiruko ntago ari we uhagarariye iki, uhagarariye ibintu byose. Buri kigo gifite ugihagarariye. Ndashaka kubumvisha ukuntu muri leta ibintu byubakitse kandi bafite ba nyirabyo banabikurikirana bakabaza. No mu nzu y'Imana niko byubakitse, n'abantu babivanze. Kandi nyiri uyu murimo impamvu aje guhaguruka, ubu abakozi bahawe akazi n'abihaye akazi nizo ntambara turimo. Abahanuzi Imana yihereye akazi n'abigize abahanuzi bakiga kuvuga mu ndimi. Ubu dufite abantu ngo bajya biga no kuvuga mu ndimi, kajya kumva uti ya baba mbese ngo ya baba ya sharadadadadadada. Imana ije kureba abakozi, kandi bishatse kuvuga ngo impamvu Imana ihagurutse ni uko ababikora byose bagakora amakosa n'amanyanga bitiriwe izina ryayo. Nicyo kiyiteye kuza. Iyo bakora amanyanga bakoresheje amazina yabo, bagakora amanyanga barihimbiye n'amazina, ariko ntibakoreshe izina ryitwa Imana. Imana yarambwiye ngo ije guhagarara ku izina ryayo kandi ije kuriburanira. Ndashaka kugereranya iki kigo, reka nkite ikigo cy'umwami Imana. Ije kureba abakozi yashyize mu kigo. Yego, iki kigo reka nkite ikigo kugira ngo birusheho kumvikana. Iki kigo Imana yashyizemo abakozi. Mwibutse ko muri iki gihugu cyacu nta muntu ushobora kubyuka mu buriri bwe ngo yiyumvemo ngo ngende umupolisi. Ndakurahiye kugira ngo yitwe umupolisi ajya ku ikosi. Amen. Abakamujyana ku ikosi guko ikintu bita kumutraining. Yego, burya niyo mpamvu arivaho. Amen. Akava ku ikosi afite ubutware n'ubushobozi ahabwa na leta, akaguhagarika mu muhanda ntabwo bafite kuko yarabihawe. Ntabwo ndabona umuntu wiyumvamo ngo ngende umusirikare ngo ahita avuga ati nge ndiwe, yambara uniform ajya ku ikosi imwemerera kuba umuki, kuba umusirikare. Ntago ndabona umuntu ari umusirikare yicaye ati nge ndaje mpite nishyiraho inyenyeri ngo ayishyireho. Naho ayishyireho bamushyiraho inyenyeri bitewe n'ibitendo byo kubaka n'udushya yagiye akora. Yego rata, hari ibintu ashobora gukora bikazana umusaruro n'umumaro. Yego, hanyuma ibyo ngibyo bashingiye ku byo yakoze bakamushyiraho inyenyeri. Mureke mbabwire bakozi b'Imana birakabije. Uzi ko kubitana n'umuntu ati nge ndi pasiteri. Yego kwemerita. Wakibaza ngo uyu yabaye pasiteri ryari yabukuyeho? Bari kubyiyita. Ndi pasiteri, ndi apotre, ndi pozo, nimba ari pozoso, nimba ari rekada ngo na poso. Abantu barimanitse biyise amazina, bihimbye ibintu bitirirwa iri zina. Hanyuma Imana yarambwira ngo izina witwa ije kukubaza wari ku isi. Ubwo ikintu shatse kukubwira, shatse kubwira abantu bitiriwe izina ry'Imana bakarikoresha ibiteye isoni, bakaritukisha bitewe n'amatitire bihaye atari Imana yagize gute yabibahaye. Mureke mbabwire, ntago ndabona umuntu byuka mu gitondo ngo avuga ati nge funguye kampani mpise nyishyira hariya. Hari aho binyura, hari aho binyura. Iyo umuntu afunguye kampani, yego, uko biri kose hari ahantu ajya kwiyandikisha kugira ngo leta imenye iyo kampani. Yego, niko mbyumva kandi niko biri. Hari aho bagomba kujya kwiyandikisha ugapresenta kampani yawe ukayerekana, bakareba ko imikorere yawe ariyo. Hanyuma umuntu buricura aricura ati ngiye gushinga urusengero. Mama we
yamara kugira batuburira nka mirongo ingahe hakavuga ngo abantu bose mpanurira ntuburira bazaba abayoboke banjye. Agashinga urusengero nta terambere ry'umwuka, agashinga urusengero nta kugira ngo Imana yamamare, agashinga urusengero kugira ngo Imana ntishyirwe hejuru, agashinga urusengero kubera impamvu ze n'indaye. Yego, hanyuma iyo kampani ibifunguwe mu buryo Imana itazi. Dore nizo ntambara duhorana, nizo mbote yaje, nizo ntonganya, niko guhangana, niko gushaka kwicana. Ntago ndabona umuntu ushobora gukorera mu gihugu ataramaze gupresenta umushinga we. Ntago ndabona ishyirahamwe ritangira ngo ryite ngo turishyirahamwe runaka bataramaze kuripresenta. Ikintu cyose gikorerwa mu gihugu, igihugu kiba kikizi. Bishatse kuvuga ngo umuntu ukora ikintu igihugu kitazi akabyihererana, aho nguwo yamaze gufatwa agira ate arahanwa. Niyo mpamvu rero abakozi b'Imana bagomba kuba ari abakozi Imana igize guterata, ari Imana isi. Umuntu witwa umukozi w'Imana agomba kuba yarahawe umurimo nande. Nukuri hari n'umuntu ukubwira ngo ni pasiteri ukagira isoni zo kubimwita. Kandi umva mbabwira ikindi, kwitwa umukozi w'Imana ntago bihagije kuba warize teoloji yonyine. Teoloji yonyine ntikwemerera kwitwa umukozi w'Imana no gufata inshingano. Cyambere ni iyo teoloji nayishyira ku mwanya wa kabiri. Nagira ngo mbabwire ngo hari izindi mpamyabumenyi Uwiteka Imana ya Isiraheli yihera abakozi. Kugira ngo ubyumve nuko sindabona leta ijya gutoragura abakozi mu muhanda. Bashyiraho icyiciro bashyiraho itangazo bati uwize aya mashuri agakurikirana icyiciro runaka akaba afite iyi diplome, tumuteganyirije akazi kameze gutya, byanaba ngombwa agakora ikizami yatsinda akajya ku kazi. Ntago Imana ari izararuza ngo umuntu araje avuye mu kabari nk'aka kanya ngo araje mu minsi mike ngo ni apatre hagahita yimanikaho amagrade ataraciye ku ikosi. Ntabwo bishoboka. Ntabwo ushobora kubasha kuyobora abantu Imana yaguhaye. Burya Imana iyo ishaka no kukugira umuyobozi hari ibintu ibanza kukunyuzamo. Kugira ngo ibanze irebe yuko abizaguha uzagira guterata uzashobora kubayobora. Hanyuma yamara kukunyuza ku ikosi, yamara kukwigisha, wamara gufata no kumenya, hanyuma ukajya no kwiga rata, ukajya no kwiga niyo teoloji ukagera gute ukayibikaho. Ariko kuvuga ngo mwarize ibyo byonyine, nyiri uyu murimo atarahaye akazi. Niyo mpamvu Imana yambwiye ngo ije kugira guterata, ije gusaka mu murimo. Imana imbwira ingaruka zatewe n'abakozi yahamagaye n'abihamagaye. Umukozi wahamagawe akorera Imana, naho umukozi wihamagaye akorera ibihembo. Burya niyo mpamvu uzasanga umukozi ari umuyobozi runaka bamubwira ngo bagiye kumwimurira ku mudugudu runaka agahita arakara ati sinshaka kujyayo. Nta mukozi w'umuhamagaro Imana yahamagaye ikamwihera akazi. Iyo bamwimuye ntacyo arenzaho, kuko iyo bagiye kurahira mu bintu barahirira, numvise barahira ko bazajya ahantu hose bameze nk'abasirikare. Dufite intambara zikomeye z'abantu bari mu mihamagaro Imana itagize gute itahaye akazi. Bagiye biyita amazina barayihimba, hanyuma umuhamagaro umuntu wahamagawe n'Imana n'uwihamagaye dore nizo bombori ziriho. Kuko umukozi w'umucashuro n'umukozi w'umuhamagaro barahangana ijoro n'amanywa. Umwe bari gusenya undi akaba arubatse, undi yakubaka undi akaba arasenya. Bahora bahanganye, hafi niho ubugambanyi buri guturuka. Kuko twese iyo tuza kuba twarahamagawe n'Imana nta myiryane biturimo. Hanyuma ndashaka kukwifuriza kuba umukozi w'Imana.
yahamagaye. Kandi kutaba umunyamuhamagaro n'abantu bijyanye mu kazi, mureke mbabwire dore intambara dufite. Ntabwo kuba umuvugabutumwa, mama Charlene nimba ndi umuvugabutumwa, nta nubwo bisobanuye ngo ngomba guhabwa inshingano mu itorero zo kuyobora nk'aba mwarimu, ntabwo ari cyo bivuze. Kuba mfite impano yo kubwiriza ubutumwa bwiza abantu bagahinduka, ntabwo bivuze ko nahabwa n'inshingano zo kuyobora abantu. Iki kintu abantu rero kirabisha, kibabujije ubugingo. Ntabwo abantu batuje, ntabwo batuje. Abantu barashaka ubuyobozi, kandi bagashaka ubuyobozi wenda Imana yarabonye ko butabakwiye. Ariko kubwo kutanyurwa nuko Imana yabagize, dore nizo ntambara bahora bahanganye. Uyu ntaje aje bundi, ni gute bamugize mwarimu ngiye nkaba narasigaye? Uyu ntibatwimikiye rimwe ku bwarimu, yahise abona ubushumba babaye n'umupasiteri. Ubundi se ni ngombwa ko abantu bose baba barimu? Nta nubwo ari na ngombwa ko abantu bose baba abapasiteri, nta nubwo ari ngombwa ko abantu bose bazaba abashumba, ntabwo abantu bose bazaba abapotre, kubera ko buri rugero rwose Imana irarukoresha. Ubu rero abantu ntibatuje, amajosi arazamuye. Umuntu ari umukirisitu ati nzaba umudiyakoni ryari, yaba ari umudiyakoni ati nzaba mwarimu ryari, yaba ari mwarimu ati nzaba pasiteri ryari, yaba ari pasiteri ati nzaba umushumba ryari, yaba ari umushumba paruwasi ati akarere bazakampa ryari. Imana yarambwiye ngo buri mukozi yaramugabiye. Watuje kwicyura icyo kikurindiriye, ko ntawe uzitambika mu masezerano. Mwaretse guhangana no kuryana, rimwe na rimwe mugasubika bene wanyu kugira ngo imyanya bicayeho muyigeho, mwaturije aho muri. Imana yarambwiye ngo urutonde n'Imana irufite rwo kwimika. Niyo mpamvu nababwiye ngo ni mube maso mukomere ku mihamagaro yanyu. Kandi wumva igitangaje nuko ikibazo cyaravutse, ariko Imana ije kureba uwabaye agashoza ki ntambara. Hanyuma nashakaga kukubwira ngo nimba Imana yaraguhamagariye kuba umuririmbyi, ngaho iririmbire. Nimba Imana nibona yuko ukwiye kuzayobora korari, uzayiyobora. Kandi nimba ibona ko uzaba na mwarimu, uzabe wizabikore. Ariko turiza huri uhuzurira umwuka, kubera ko nuzapfa nta shingana hawe akapfa ari umukirisitu, ntazabura kuryinjiramo. Nongere mbibutse ko amatitire yo kubwiriza dufite, amatitire y'ibyubahiro, abadukomera amashyi bakatuvugiriza impundu, biriya bizarangirira inaha. Uwabikoze nabi azayoyoka amere nk'utarigeze kumenywa, ariko uwabikoze neza naho yaba ari umukirisitu nta kindi kirenzeho, birahagije. Nagira ngo nkubwire ngo icyuri cye kirakomeye kuko wakigizwe n'Imana. Kandi abantu muri kubyiganira ubuyobozi, iyo aba mwari muzi intambara, iyo aba mwari muzi ibibazo, iyo aba mwari muzi ibigeragezo, iyo aba mwari muzi ibihano, Imana izamanura ku bayoboye abandi babayoboye nabi. Ntiwakwifuza kuba umuyobozi? Kuko Imana ni kugira umuyobozi, ikakubwira ngo nyoborero iyi korari, ikakubwira ngo yobora uyu mudugudu, ikakubwira ngo ugiye gushinga urusengero, uzaruyobore, ube ari wowe uruhagararira. Mwikoreye ubugingo bw'abantu benshi, uzamuyobye gukubite, umugire inama mbi, iguhane. Mwikifuza kuba abayobozi, Imana nibikugira izanabigushoboza. Imana igira ite? Iturengere. Kajya kuba umudiyakoni gusa, kandi Imana yarabonye ko no muri korari ukwiye kugira gute kuhakora umurimo. Icyo gihe uzajya wiyuha kuya uvunike, ariko Imana ntabyo izabona kuko aho yagushyize warahavuye. Inyereka abantu bari kuvunika bakora ijoro n'amanywa. Ubu dufite abantu bafite amasuka batarahingisha kuva babaho, kandi bahinga buri munsi. Bishatse kuvuga ngo nuguti byawe bitimitemera ukajya gupfundikira. Mbese bimeze nko kuva iwawe mu isambu yawe wibarujeho, warangiza ukajya guhinga mu kw'abandi. Urebe imbaraga utanga n'imvune uvunika ijoro n'amanywa ngo urakorera Imana, ariko ukaba uri mu muhamagaro utari uwawe. Abantu bashyizwe mu muhamagaro, mureke mbabwire ibintu bitatu Imana yambwiye.
yarambwiye ngo hari abantu bashyizwe mu muhamagaro, hari n'abishyize mu muhamagaro, hari n'ab'Imana yashyize hehe mu muhamagaro. Hari abantu Imana yishyiriye mu muhamagaro, hari abantu bashyizwemo n'abantu mu muhamagaro, hari n'abandi bishyize mu muhamagaro. Irambwira ngo abashyizwe mu muhamagaro n'abantu n'abishyize mu muhamagaro ngo bose ni zero, ngo kereka abantu Imana yishyiriye mu muhamagaro. Ndashaka kukubaza ngo ujya kuba umudiyakoni byaturutse aho se santima z'abantu zakugizewe? Umuntu ngo araje ngo kuko afite amafaranga ngo bamushyize hehe mu budiyakoni. None se bivuze ko kugira amafaranga ariko kujya kudiyakona? Hanyuma baramushutse agiye kuvunika ajya mu budiyakoni, ariko Imana ya Isiraheli birashoboka ko yabonagayo ko imuzanye kugira ngo ajye atera inkunga umudugudu. Bishatse kuvuga ngo za mbaraga zose azatanga mu badiyakoni hazaba arimo gukorera inyuma ya zero, kuko Imana itigeze imugira umudiyakoni. Hari ukuntu abantu bakureba bakabona ushoboye ibintu, bakakwitegereza bati uyu muntu ubudiyakoni yabushobora, ariko Imana yamwitegereza iti si wo muhamagaro wawe. Bakamushyiramo kubwa santima zabo, wa muntu akagira imvune yavunikiye mu muhamagaro utari uwe. Ni nk'ukuntu mu minsi ishize hari ibintu byari byarateye, usibye ko ubu ngubu mbona byashize, aho babonaga umuntu ari kubwiriza cyane ngo baramanyura baranasatura, sinzi ukuntu ayo mazina bajya babivuga ngo nibyo kumanyura no gusatura, bamubona bwiriza cyane avuga cyane ati uyu muntu afite amavuta yo kuyobora itorero. Nta hantu bihuriye. Kuba umuntu yaba umuvugabutumwa akabwiriza cyane abantu bagahinduka, nta nubwo ari byo bivuze ko akwiye no kuba pasiteri. Niho hari ikibazo. Kandi kuba umuntu ari umuhanuzi avuga mu ndimi ahanura bigasohora, nta nubwo ari byo bimwemerera kwitwa umuvugabutumwa ngo aziyicara avuga ubutumwa bwiza. Buri wese Imana yamugabiye impano ze, dore niho hari intambara. Ntabwo umuntu ashobora kuragira intama kandi no kuragira ihene atabishoboye. Ntabwo umuntu yananirwa kuyobora umubiri we afite kandi agendana, ngo umutegeko namukontorore ngo azabashe kuyobora intama z'Imana. Ntabwo bishoboka. Umuntu uyoborwa n'amaso afite agategerwa n'amaso, kandi amaso ntabwo ari yakwiye gutegeka nyir'amaso. Umuntu niwe ukwiye gutegeka amaso ye, umuntu niwe ukwiye gutegeka ururimi rwe, umuntu niwe uyobora ingingo zo ku mubiri we. Ariko ugasanga umuntu ayoborwa n'ingingo ze, akayoborwa n'amaso ye. Umuntu utabasha gutegeka amaso ye ntabwo azategeka abakobwa ayoboye mu itorero. Umuntu utabasha gutegeka ururimi rwe ntabwo azabasha gutegeka abantu. Reka nkubwire, hari ahantu umuntu anyura kugira ngo yemererwe kuyobora intama z'Imana. Ntabwo Imana ipfa kuraruza abakozi. Hari ishuri Imana inyuze mu bantu, burya niyo mpamvu mwese mubona muba mu mashuri. Hanyuma ikindi, Imana imbwira abantu batatu b'abakozi baba mu mihamagaro ngo itajya yandikira n'umunsi n'umwe. Mu ntega amatwi, Imana yambwiye abantu batatu bari mu murimo w'Imana, bakora ijoro n'amanywa, baba mu mihamagaro, ngo ariko bahora bakora Imana ntibandikire, ngo nayo basenga ntiyumve. Umuntu wa mbere Imana yambwiye muri ubu butumwa, usenga Imana ntigire ite, ntiyumve, kandi agakora n'imirimo ntigire aho yandikwa, ni umuntu utarabatizwa. Utaragira ate? Umubatizo wo mu mazi menshi, gupfana na Kristo ukazukana nawe. Ikiriye ni igihango ubugiranye n'umwami, umubwira ngo
nakoreraga satani ariko ndamuhunze. Yesu ni wowe nemeye. Icyambere ni ukwemera Yesu ukavuga ngo uri umwami wanjye, uri n'umukiza, ndakwemeye n'ibyo nagenderagamo mbivuyemo, ugahita ubihamisha ikimenyetso cyo gupana nawe bakwibiza mu mazi menshi hanyuma ukazukana na Kristo. Byitwa ngo ni umubatizo. Umva iki kintu ni mucyitondere. Imana yambwiye ngo abantu benshi bakora ngo bagashyiramo n'imbaraga nyinshi bakaba mu nsengero batabatijwe, ahari igiterane bakajyayo, ahabaye amateraniro bakirukanka, ahabaye icyumba bakajya mu cyumba. Ni ukuri haba igiterane nabo bakitanga nk'abandi, haba hari inyubako nawe akubaka, ni ukuri. Ariko akabaho gutyo ntaki atagira aderese y'aho asengera. Kandi mureke mbabwire ikintu mukwiye kumenya. Iyo umuntu agiye mu bapfumu, twagiye twumva abantu bagiyeyo, iyo ugiye mu bapfumu hari kondisiyo baguha zikwemerera kubonana n'umupfumu mu ntega amatwi. Kandi iyo ugiye mu bapfumu, iyo baguhaye imiti y'ubupfumu bwabo hari amakondisiyo bagutegeka kugira ngo ubashe imiti yabikore. Yego, bishatse kuvuga ngo ntawe ugendana n'uwo batasezeranye ntabwo ushobora kubana n'umwami Yesu ngo mubane ntaho mwahuriye. Hanyuma ikiguhuza na Yesu ni ukwemera ibyaha byawe, ukemera no kubireka, hanyuma ukabatizwa mu mazi menshi. Mureke mbabwire, niyo ugiye mu bapfumu ngo hari igihe bakwaka ihene y'ibara rimwe, kandi ngo iyo ugiyeyo hari igihe bakubwira ngo uzane inkoko y'ibara rimwe. Mureke mbabwire, niyo ugiye muri kwasiteri ukozaho ikarita wasanga amafaranga atarimo ntiwinjira ujya kuyashyiraho. Bishatse kuvuga ngo kumenyana n'Imana no gukorera Imana ntabwo ari ugupfa kuza. Hari ibintu ugomba kwiyambura, hari amategeko n'amabwiriza. Mu mategeko n'amabwirizwa rero bibaho no kubatizwa bibamo. Hari abantu barimo baravunika bikomeye. Insengero z'umujyi wa Kigali zose bakazizenguruka n'izo mu cyaro. Abahanuzi b'i Kigali ugasanga bose arabazi, kandi ugasanga afite n'imirimo ari gukora, ariko ugasanga kubera yuko atakiriye Kristo ngo anabatizwe, ugasanga imirimo ari gukora n'imvune ari kuvunika zose ntaho byandikwa. Irambwira ngo ujye uzambwirira abantu ngo bajye bubahiriza umubatizo w'amazi menshi. Dore abandi bantu ba kabiri ni abantu bashyizwe inyuma y'itorero kubera ibyaha runaka bitandukanye. Umukirisitu wishingiye bagahita bamutenga agashyirwa inyuma y'itorero. Umukristo warwanye agashyirwa inyuma y'itorero. Bishatse kuvuga ngo umuntu washyizwe inyuma n'itorero n'ibyaha yakoze, kuko namenye ko hari nabo bashyira inyuma nta byaha bakoze. Iyo bamaze kugushyira inyuma y'itorero warakoze ibyaha, ni ngombwa ko binabaho ni ukuguhana ukazasaba imbabazi. Iyo udasabye imbabazi ugakomeza ugasenga ukarenzaho, umva uko Uwiteka yambwiye. Imana yarambwiye ngo burya itorero ni urugo rw'Imana, kandi burya itorero ni urugo rw'Imana. Imana irereramo cyangwa itunganyirizamo abizajyana mu ijuru, kuko burya shitani nawe afite aho arerera abe. Yego, shitani afite ahantu arerera abe, n'Imana ifite aho irerera abayo. Ahantu Imana irerera abantu bayo ni mu rusengero, ni mu nzu yayo, mu nzu y'Imana. Yego, urusengero rero itorero ni urugo rw'Imana. Ubwo itorero ari urugo rw'Imana, umwana utaba mu rugo bamwita ikiraro. Iyo uri umukirisitu rero bakagushyira inyuma y'itorero ukanga kuza gusaba imbabazi ngo bakwakire, amateraniro yabo ugaterana, gukora byaza ugakora, uri inyuma y'itorero, imirimo yawe ukora ntago yandikwa kuko utakiri umwana mu rugo. Nkwibutse ko itorero ryagutenze n'ijuru rigira gute, riragutenga kereka iyo baguhoye ubusa, kuko Imana ireba byose. Bashobora kukugerekaho dosiye bakugambaniye, turabafite bagiye batenga bazira ubusa, ariko bakugerekaho dosiye ugatengwa mu itorero ariko ku Mana udatenze. Yego,
Imana irambwira ngo abantu bashyizwe inyuma y'itorero kubera ibyaha bakoze bakomeje gukora imirimo no kuvunika, ngo ariko ibyo bakora naho byandikwa. Irambwira ngo mwihute mwinjire mu itorero musabe imbabazi, kubera yuko abana Imana ibarerera mu rugo. Mbese kutabona Imana, kubona abana bayo batari mu itorero biba bimeze nka wa mwana wataye iwabo akajya kuba mayibobo. Hanyuma abantu bari inyuma y'itorero bagomba kuza bakaba mu itorero. Imbwira undi muntu wa gatatu ukora Imana ntibibone, akavunika agatagangara ntibigira aho byandikwa. Ni umuntu wakoze ibyaha bimutengesha, bikamutengesha ariko ntibabimenye. Urugero, dufite abasambanye benshi baba muri iri torero ariko batigeze bamenyekana. Tega amatwi, umuntu wasambanye ntibimenyekane rero, kugira ngo abibabarirwe nuko aba yarabyihannye. Ashobora kutabyihanira mu itorero ariko akagenda akabyaturira umuntu, umukozi w'Imana, akababarirwa. Ariko wa muntu wabikoze agahisha akajije ati ntibari bahari. Imana yarambwiye ngo Imana ni ijisho ry'itorero. Iyo umuntu akoze icyaha cy'ubusambanyi ntakihane, Imana niyo imwitengera. Yego, Imana iragenda ikamutenga, ariko yamutenga yamushyira inyuma y'itorero, hanyuma ugasanga ari mu itorero. Imana yambwiye abantu batenze bari mu itorero kandi batenze. Mu itorero runaka usengeramo ukaba rwose ujya ku ifunguro ryera, uri umukristo wemewe, ariko kubera ibyaha wakoze batamenye, Imana yaragutenze. Nkwibutse ko kuba mu itorero Imana yaragutenze nta mumaro. Imana irambwira ngo nubwo wasambanye ntibakumenye, irambwira ngo nubwo wibye ntibakumenye, irambwira ngo nubwo wakuyemo inda ntibabimenye, irambwira ngo nubwo waciye inyuma umugabo wawe ntibakumenye, amanyanga yose wakoze ntibakumenye. Imana yarambwiye ngo yo yarakumenye. Irambwira ngo nubwo nta nama yabaye y'itorero usengeramo ngo bagire gute, ngo bagutenge, ariko Imana yaragutenze. Imbwira ko aba bantu batatu rero imirimo bakora nayo basenga naho byandikwa. Niyo mpamvu yambwiye ngo batarabatizwa birirwa basenga nibabatizwe. Irambwira ngo abashyizwe inyuma y'itorero nibasaba imbabazi barigumemo. Irambwira ngo n'abakorera ibyaha mu murimo itorero ritatenze ni mwihane, kuko nubwo mudatenze Imana yarabatenze. Imbwira ikindi kintu, irambwira ngo ukuri kw'ijambo rizima kugiye kuba ingumi. Ukuri kw'ijambo rizima ngo kugiye kuba ingumi. Mureke mbabwire bakozi b'Imana, Imana yashyize ukuri ahagaragara. Yego, yashyize ukuri ahagaragara inyuze mu bakozi bayo batandukanye. Yego, Imana irangije iranabyoroshya, ishyiraho imbuga zitandukanye n'abanyamakuru. Yego, kugira ngo ukuri kugere ku bari mu rusengero n'abatajyayo. Bishatse kuvuga ngo iyo ugiye kuri YouTube ukubitana n'ijambo kandi utarishyizemo, naho umuntu yarikwepa ariko ukuri kwagiye ahagaragara. Umukristo yamenye uko abakristo babaho. Umukristo yarabibwiwe nubwo atabishyize mu bikorwa ariko arabizi. Iyi Mana mubona iri guhagurutsa abakozi bayo, bakaba turimo turarangurura bamwe mu bakubita ibihosho muduhondagura ijoro n'amanywa, ariko ni Imana yashyize ukuri ahagaragara kugira ngo abantu basobanukirwe. Imbwira ijambo rikomeye, irambwira ngo abantu baniniye ukuri baninira ukuri, barakuninira. Reka turebe ikintu bita kuninira. Kuninira nimba mbigereranya n'agasuzuguro, ubanza reka wenda mbigereranye no gusuzugura. Kuninira, Imana irambwira muri ubu butumwa ngo abantu baniniye ukuri, ngo batuma abakozi b'Imana, yego baniniye ukuri kw'ijambo rizima, barakuniniye ukuri kw'ijambo rizima. Hari ibintu badashaka kumva. Umva ikintu kiri kuntera ubwoba muri iyi minsi. Bene data abakozi b'Imana, nshuti z'umusaraba, ab'Imana yahamagaye, nagira ngo mbatangarize ko nyuma y'intumwa n'abahanuzi impande zavuga. Kandi nagira ngo mbabwire ngo Kirisitu umwami ntabwo ataze guhaguruka mu ijuru n'amaguru n'amaboko ngo bahagarare imbere ababwirize. Imana yatumye intumwa, ituma n'abahanuzi kugira ngo batangaze iby'ubwere bw'Imana. Yatumye intumwa n'abahanuzi kandi kugira ngo abantu biyumvemo, yatumye amoko
yose yatumye bamukunda. Namenye ukuntu umuntu ngo ajya akunda umuntu ubwiriza ari muremure, numuhumure n'abarebare yarabahamagaye kugira ngo abakunda barebare bafashwe nabyo nibura batega amatwi. Ngo hari n'abandi bakunda kubwirizwa n'abagufi. Yego rata, abo bakunda kubwirizwa n'abagufi ni muhumure n'abo bagufi yagize ite, yarabahamagaye kugira ngo mwumve. Ngo hari n'abandi bakunda kubwirizwa n'abize, abagize gute, basomye wa asobanura ijambo akabakubisemo ni English. Yego rata, umwana n'abize Imana yagize ite, yarabahamagaye kugira ngo wumve. Hanyuma hari abakunda kuba babwirizwa n'abakobwa yarabahamagaye. Hari abumva babwirizwa n'abagore bameze nk'amama Charlene bavuga cyane nkanjye nyine, n'abahumura yaraduhamagaye. Hari n'abakunda kubwirizwa n'abantu bavuga gato gakeya, nabo Imana yagize ite, Imana yahamagaye abakozi bo mu byiciro byose kuko izi yuko abo tubwiriza ari abo mu byiciro, ariko irabahamagara kugira ngo abantu bahinduke, ariko banze guhinduka. Hari umuntu wigeze ambwira ngo ndavuga ngo ariko mvuga cyane. Yego, ariko se ko mvuga cyane, Imana yatumye abavuga gakeya ntimwumva. Yego, Imana yatumye abavuga gake bavuga gake ntimwahinduka. Hanyuma rero itumana mama Charlene uvuga cyane, ubundi ngewe sina ngombwa mikrofone, nge navuga n'ubundi ukagira ngo ufite mikoro. Hanyuma ijya guhamagara abo Charlene uvuga cyane, rero mwari mwarananiranye, yagira ngo urebe nibura ko mwahinduka. Ariko se koko ubundi reka nkubwire, padiri yarakwigishije ntiwahinduka, sibyo? Musenyeri araza ntiwahindutse, masera araza ntiwahinduka. Abo bana si abantu batuje, si abakozi b'Imana batuje rata, sibyo? Hari umutwa twahuriye ahantu, ndamukunda, Imana imuha umugisha. Umutwa arahaguruka aravuga ati ariko mwarananiranye, Imana yatumye abahutu ntimwemera, ituma abatutsi ntimwemera, ngo dore none nanjye umutwa naje, ngo ariko n'ubu ntimwemera, muragira ngo Imana izakora iki? Uwo muntu naramukunze di. Imana yahamagaye abize. Hari umuntu uvuga ijambo akarigereka mu Icyongereza ye badatawe ukumva ni byiza. Imana ihamagara n'abatarize, nge nizatana abanza kugira ngo abatarize nabo banyiyumvemo, bagiye bamenye ko mwene waba hari. Yego, Imana yarabaguragushe. Imana yahamagaye abagore bafite ingo bazisaziyemo, batameze nka mama Charlene urwikoreye ku mutwe. Irabahamagara babagore n'ukuri bafite amashimwe, ahaguruka ati haleluya, 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 ndashimira Imana yampaye umutwaro nkunda. Irabahamagara kandi yarakoze. Ihamagara n'abazikoreye ku mutwe, harimo na mama Charlene, kuko harimo abizi ko bazafashwa nabyo. No kumbona ndi umugore w'Imana mvuga Imana, burya naho byakubihira hari abambona bagafashwa nabyo. Hanyuma umva ikibazo, Imana yatumye Abanyarwanda, ituma abazungu, ituma amoko yose. Umva mu matwi yawe wumva ubutumwa, yego, bw'amoko atandukanye, ariko abantu banze guhinduka. Imana imbwira ijambo rikomeye, irambwira ngo abaniniye ukuri kw'ijambo rizima, ngo bagasuzugura ukuri kw'ijambo rizima, bagakandagira ukuri kw'ijambo rizima, bagakandagira ubutumwa bw'ukuri bakabukandagira. Ariko barabukandagira akongera akabukandagira. Namwe mujye mureba uko mubukandagira. Ubu iby'Imana yababujije ku cyumweru bwarakeye murabyongera.
iby'Imana yababujije muri 2016 na n'iyi saha muracyagira gute? Muracyabikora. Yarambwiye ngo abantu baniniye ukuri kw'ijambo rizima hanyuma bakaninira ubutumwa bw'ukuri, ngo Imana igiye kubashyeshyenga. Kugira gute? Ariko gushyeshyenga uzi icyo ari cyo? Izabashukashu, ngo izabashyeshyenga, ngo bazazukire gukorwa n'isoni, ngo ubundi bategereze ibyo batazabona. Iri jambo hanyuma unsuzugura, ariko iri jambo nturisuzugure. Hanyuma unsuzugura unapinga, ariko ubu butumwa nibura ubwubahe. Umva impamvu abaniniye ukuri. Reka mbabwire ukuri tugize gute? Turakuzi. Ukuri turakuzi kuko mbere y'uko ikinyoma kiza ukuri kwaraje. Mbere y'uko ikinyoma kiza, ikinyoma kigakwira mu bantu, ngo Imana ngo ireba mu mutima, ngo ntabwo ireba inyuma, ngo mujye mukizwa mu mutima inyuma muhareke. Mbere y'uko icyo kinyoma kiza, ukuri kwabanje kuza. Ukuri kuratubwira ngo tujye twambika imitima, twambike n'inyuma. Ukuri turakuzi. Kandi nimureke mbabwira aho isi igeze. Mbabwira ukuntu ibihe turimo biteye ubwoba, nubwo musinziriye nk'abagashize, mukaba mumeze nk'abamaze kwimukira Isiyoni, kandi tukiri mu bwami bwa Shitani mu buturo bwe. Mureke mbabwire ukuntu isi imeze nabi. Abantu bari bakwiye kumva ubutumwa bukabahindura, ariko ubutumwa bari kumva ni ububaciraho iteka. Kubera iki? Iyo turi kubwiriza cyane ko ngewe nkunda kwigisha abantu b'abakirisitu bitwara nabi. Yego? Bishatse kuvuga ngo abasinzi bari mu kabari, abibera mu mabuwate, ababa mu marogererwa basambana ijoro n'amanywa. Ubundi ahanini ubutumwa bwabo ngira ni buke. Ubundi Imana yantumye ku bantu babivanga bo mu rusengero. Iyo tuvuze ngo mu rusengero hari abantu banywa inzoga, ntabwo bamwe bahinduka, ahubwo bararakara. Bagira bate? Uriya mugore w'urugo utuvuga. Bari kumva ubutumwa bubaciraho iteka. Kandi ntabwo ari umugabo, ntabwo ari umushinga Imana ifite. Irashaka ko ubutumwa bumva bubahindura, ariko bwanze kubahundura, ahubwo bubaye ububaciraho iteka. Twavuga abagabo baca inyuma abagore babo, ariko uriya mugore ubundi ibintu abavuga ni ibiki? Aho kugira ngo ubutumwa bumuhindure ko aca inyuma umugore, ahubwo mukamutera ubundi bugome bwo gushaka no kutugirira nabi. Twavuga abagore baca inyuma abagabo babo, ntabwo bahonga ngo bihane. Ubutumwa birababaje ko ubutumwa bwari guhindura abantu, ari ubu uri kubaciraho iteka. Aho kugira ngo ababazwe nuko Imana yamutumyeho ko aca inyuma umugabo, aho kugira ngo abireke, ahubwo arakambye impanga, arakara ati njyewe uriya mugore simukunda. Turigisha abambara ubusa bari mu rusengero, aho kugira ngo bibahindure bageze ku birenge, bari kumva ubutumwa bubaciraho iteka, kandi Imana yari yateguye ko ari ububahindura. Ahubwo kugira ngo bagere bambare ibigera ku birenge bakatwikoma. Ariko uriya mugore yabuze ibyo yigisha, mu byo ngomba kwigisha n'ibi birimo. Iturize nkwigishe, nufata uzafata, nudafata ntizakumbaza. Twavuga abasore bacu bambara pocket, yego, aho kugira ngo bahinduke bazamure nibura bakenyerere hano, ahubwo bakarakara. Mugore bayagiye kudusebya. Ubutumwa bari kumva ntabwo buri kubahindura, ahubwo buri kubaciraho iteka. Turi kuvuga abahanuzi b'abatubuzi bameze nk'amasiha basahuye ingo z'abantu bakazimara bakoresheje ubuhanuzi, aho kugira ngo bubahindure bukabaciraho iteka, bakarakara bakatangira kuduhiga. Turabwira abantu ko bashinze insengero z'ubucuruzi, aho kugira ngo bazihindure zibe insengero zo kubahiramo Imana, ahubwo bakahanga bakarankara ngo twavuze za boutique church. Kandi koko niko biri, ni insengero z'ubucuruzi. Udashaka ko ari urusengero rw'ubucuruzi ntazacuruze, n'Imana izabona ko adacuruza. Ubutumwa buri gutangwa bwari bukwiye kuba buhindura abantu, kuko Imana ifite umugambi wo ko bitazarangirira aha. Imana irashaka kuzaha abantu ubwami, ariko ubutumwa buri gutangwa ni ubutumwa bwo guhindura abantu, ariko aho kugira ngo bahinduke, ahubwo bubaye ububaciraho iteka.
Imana irambwira ngo abanze ukuri rero ni mu ntega amatwi. Burya nta murozi wabuze umukarabya, nta muvuga butumwa wabura bamujya inyuma, ntibishoboka. Ubu nuwafata ikigisha akigisha kunywa gake ku burwayi yabona abayoboke. Yego nta muvuga butumwa ndabona ubwiriza ngo abura bemera inyigisho ze. Wakubwira bari kutwigisha ukuntu ngo Yesu yabirangije. Uzi inyigisho z'ukuntu Yesu yabirangije? Yesu yagize ate ngo yarabirangije. Wakubwira izo nyigisho abaziri inyuma ni benshi, kubera ko nta migogoro bashaka. Wibakura ku nzoga di. Yesu yatubambiwe rimwe, ubundi dutegereje kurijyamo. Baragagaye barimo kubahungiza ngo Yesu yagize ate yarabirangije. Ubundi ngo ntituzarimbuka niko babashuka, tuzajya mu ijuru, dusambane tuzarijyamo. Ni inyigisho zo kubahungiza. Musambane muzarijyamo, muce inyuma abagabo muzarijyamo, ujye unywa gake ku burwayi uzarijyamo, ntukirirwe usenga wiyiruje ubusa uvunika. Yesu niwe wavunitse. Humura kwatura, ntugatagangazwe no kwatura. Yakubabariye igihe wihanaga, yakubabariye ibyo wakoze uyu munsi n'ibya kera. Nibakomeze babahungize nta juru bagira ngo bazabajyanamo. Ngo Yesu yagize ate? Uzi inyigisho zirimo ziteye Imana agahinda. Ngo Yesu yarabirangije ni ukuri. Usambane ngo Yesu yarabirangije. Mbese nta stress. Barashaka bababwira ukuntu bazajya mu ijuru kwidiho. Nta juru ry'ubuntu rihari. Intwari zirananirwa, intwarane zikagisha mu imbaraga. Komeza ubigotomere, abari kugushuka nta juru bagira ngo bazakujyanamo. Icyo ukora bazakujyana mu ryo bashatse, ariko ijuru rya nyirijuru uzaryinjiramo kuko wiyambuye ibyakuremereraga. Ibyarindamo zawe bigomba kuba igihombo. Yego rata. Erega naho byagudanira kubireka ukabwira Imana ikaguha imbaraga, kuko dushobozwa byose na Kristo duha imbaraga. Ariko ibya kuvuga ngo zajya mu ijuru kwidiho ku buntu, mwakunze iby'ubuntu inshuro nyinshi, ibintu byose ni ubuntu. Ariko kuki mukunda iby'ubuntu? Ubundi iby'ubuntu mwabibonye. Ariko uzi ko babashuka no kujya muri kwasiteri ukozaho, no kubona gitifu utonda umurongo kugira ngo ubone peri murebe ukuntu izuba rikwica, kubona diplome urebe amajoro waraye, hanyuma ijoro ngo ni iry'ubuntu. Baragushutse, baranakubeshye. Intwari zirananirwa, intwarane zikagishamo imbaraga. Nubona bikunaniye usaba Imana imbaraga. Ariko ibyo kuvuga ngo uzidegembye ukora ibyaho uzarigemo, izo nyigisho ni iz'ubuyobe. Imana irambwira ngo abantu ngo bari kuririra ukuri, ariko ukuri kurazwe. Nta muntu utazi ko ku muntu w'inzoga atazajya mu ijuru. Ukuri kurazwe. Hanyuma ikinyoma ni cyiza rero bakabigisha ko umuntu unywa gake kubw'uburwayi n'inda yamunaniye. Ariko umva iryo jambo ngo kubw'inda yawe yakunaniye. Niba kwigisha ngo kubw'inda yawe yakunaniye unywe gakeya, uzaba wirengagije ukuri kuvuga ngo inzoga ni icyaha. Ukuri warakumvise, ukuri turakuzi. Dufite ukuri kwerekana ko yego mureke mbabwire ibinyoma biriho biteye ubwoba. Kandi ibi binyoma ntabwo biri mu bapagani, biri mu bakirisitu, biri mu bantu bize Bibiliya, biri mu bantu bakijijwe tutaravuka. Ibi binyoma abantu bari kutuyobya, abantu bari kutubeshya, abari kutujijisha, abari kudushuka bakijijwe tutarabaho. Nicyo giteye ubwoba. Umuntu arihandagaza agahagarara imbere y'abantu akababwira ukuntu divorce nta cyaha kirimo, kandi akabivuga ngo afite abantu ayoboye. Umva ikibazo gikomeye. Pasiteri niyaka divorce, abayoboye bose bazajya ku divorce. Hanyuma se muroko uzabwira Imana ngo ni pasiteri wawe wabikwigishije, kandi ukuri kuvuga ngo icyo Uwiteka yafatanyije. Mushumba siko bavuga. Ngewe nagendeye ubuntu, ntago nasezeranye, sinzi uko bavuga ko nigeze mbyumva ngo icyo Imana yafatanyije. Ariko baroko harya babivuga batamufashe ikiganza. Nihagira umukobwa uza hano, ngwino hano, wenda shaka mvuga akakantu iyizire. Bavuga ngo iki? Si gutya babafata rata,
suko babafata bakabashyiraho iki genda wicare Imana iguha umugisha ngwino nawe wowe mubinyereke nagendeye ubuntu ntago mbizi neza ma ngwino wa musore we hagarara hano harya bahagararaye abantu bagiye gusezerana urugero ari nka hano ngaho ni gufata pastor umushumba mbabarira umfashe uyu murimo babigenza bati hanyuma bagashyiraho iki bayishyira hejuru nuko ngaho ni mumbabarire baroko suko basezeranya abantu suko baba babigenjeje bakagerekaho iki bakavuga ngo iki Imana yafatanyije ntawe ugifatanura iki Imana yafatanyije ntihakagira ugigira gute ugitandukanye iki Imana yifatanyirije ntihakagira ugitandukanye nimugende mwicare ngaho mujye mumbwira hanyuma iyi mvugo ninge wayishyize muri Bibiliya ngo iki Imana yifatanyirije uwo ni umugore n'umugabo bagiye muri leta gusezerana baje mu nzu y'Imana ngo iki Imana sha bagafata ikiganza cy'umukobwa n'icy'umuhungu bakakigerekaho Bibiliya hanyuma ubuyobe turimo umuntu atinyuka ahagarara imbere y'imbaga nyamwinshi ababwira ukuntu divorce atari icyaha kandi yarahagaze imbere pasiteri agafata ikiganza cye n'icy'umugabo we ngo iki Imana yafatanyije ntazagira ugifatanura ugitandukanya yego hanyuma bakarenga bakajya muri leta kwaka divorce bakanavuga ukuntu gutandukana nta cyaha kirimo ririya jambo ry'Imana ntago rikosorwa hanyuma mbere yuko musezerana mujye mubanza mubyigeho hanyuma mwari hambiriye iyi Bibiliya mugereka kuri biriya biganza byanyu ariko sha mwajye munayijyana mu rukiko mwazayishubijeyo ubundi ko musezeranye babafatanyije ibiganza mbabarira umbwire mwajye munayijyana mu rukiko sha mujye muyijyanayo wayitinyuka se no kuyikoraho umuntu agahagarara ku maguru abiri ubundi reka mbabaze ubundi iyo mujye kurambagizanya ntago mwaraganiriye ugatinyuka uti nemeye kuzabana na Alfosi tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse ngemereye imbere y'Imana n'abantu bayo ubwo se ntimwirangije nemeye kuzabana na Charlene ngemereye imbere y'Imana n'abantu tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu Kristo nagaruka baroko Yesu yaraje cyangwa imihanda yaravuze sinabimenye maze iminsi ibabage nta kinya cy'umwuka wera mufite mufata amategeko kandi ari mwebwe mwabyivugiye hanyuma muyakandagiye ngo mugiye kwaka divorce irangira ngo igiye kubasukaho umwuka w'ibinyoma wiwushukanye kuko kuri mwagukandagiye umuntu bari kugirana ibibazo mu ngo bagahita bajya kwaka divorce kandi ari abakirisitu divorce mwazirekeye abadasenga mwebwe barokore ko mwasinye ko mwemeye Imana irambwira ngo umuntu wese wanze ukuri ku ijambo rizima izamusukaho umwuka w'ubushukanyi imushyeshyenge ngo azazukira gukorwa n'isoni ubundi ategereza ibyo atazabona abantu bari gukandagira ukuri bakanga kuyoborwa n'ukuri bakanga kugengwa n'amategeko y'ukuri bakanga gukurikira ubuhanuzi bw'ukuri bakanga gukurikira abayobozi b'ukuri bakanga gukurikira abigisha b'ukuri bakanga inyigisho impuguro z'ukuri umva Uwiteka uko yantumye yarange ngo agiye kubasukaho umwuka w'ubushukanyi reka nkubwire uwo mwuka uko ukora Imana ifite abatubuzi
umuhanuzi n'abahanuzi azagutuburira. Ugira ngo se Imana izirirwa ijya guhiga abagutuburira? Irabafite ngo igiye kubashyekenga. Dore ukuntu izabagenza. Kubagira gute? Si ugutumaho umuhanuzi se? Ariko reka nkubaze, izamutumi aguhanurira azatumva ko Uwiteka avuze. Uwiteka aravuze ngo wa mukobwa we, Imana ikubakira urugo rw'umugisha, kandi imaze kurukubakira iravuze ngo irarukomeje, kandi iravuze ngo mu bukwe izaba ihari, iravuze ngo amajyambere azaba ahari, iravuze ngo izemeza batemera. Mama we, nibagushuke we, nibagutuburira ngo Imana iguhaye urugo rw'umugisha n'urw'umwaku ntarwo izaguha. Iguha urugo rw'umugisha indaya yo mu rusengero. Imana iguha urugo rw'umugisha ubyarira muri tuwarete. Ubazinda ukura muri umuririmbyi, ukabarinda wakuye muri mu ishuri wiga, ukabarinda wakuye mu nzu y'Imana, hanyuma ngo irenzeho urugo rw'umugisha n'urw'umwaku ntarwo izaguha. Urugo rw'umugisha n'abagabo b'abandi watwaye, nk'urwo rw'umugisha n'urw'umwaku ntarwo izabona, ahubwo nikomeze igushyeshyenge. Imana yavuganye nanjye yuwe Clementi cyose ibintu Imana yambwiye. Imana yambwiye ngo izankorera ubukwe. Iri kugushyeshyenga. Umugisha mu mwaku ntibikunda, nta mugisha mu muvumo. Ese nkubaze nyiramwe, iyo ubona baguhanurira umugisha bundi wabona ukwiriye? Umugisha kuko wakubisemo ipantaro n'injoro ukajya muri buwate kandi uri umurokore, wakunyereka ariko muri buwate. Umugisha ubeshya ngo bagiye kurepeta kandi bagiye gusura umusore. Umugisha ujya kubeshya ngo korari mufita y'ibiri kandi wirigiriye muri ghetto kwa wamu ngo ni umutipe sha, basigaye bavuga n'abatipe. Wigiriye muri ghetto kuri wa mutipe, umaze iminsi ibiri abandi basenze wagiye gusambana, hanyuma ngo nitubahanurira imigisha ya wapi izagushyeshyenga. Buriya rero iri kugushyeshyenga. Ni kwa musore we, nawe bakubwira ngo urugo rw'umugisha, bari kugushyeshyenga. Ni Imana yabatumye iri kugushyeshyenga. Iyo baguhanura ngo Imana izaguha inkwano, ngo Imana iravuze ngo wumva Uwiteka uko, ubwo ni umusore bari gutuburira. Wumva uko Uwiteka avuze. Uwiteka aravuze ngo akugize umugabo. Uwiteka aravuze ngo mu muryango wawe bavuze ko uzaba imbwa ariko uzawutegeka. Imana iravuze ngo iguhaye inkwano, iguhaye umugore wize. Komeza bagutuburire. Imana irindi kubwira ngo uzaba umugabo, ntiwabaye umugabo kera. Umukobwa mumenyanye hari ubwo umucaho. Abakirisitu n'abapagani bose ntiwa bamaze wasambanya. Hanyuma iyo ujya kutagira ubwenge ngo ni Imana yavuganye nawe, buri itagushyeshyenga ubona umukobwa w'umugisha yabiguha uri umuteramwaku, uri umunyabyaha usambana buri munsi. Uzi ko hari umuntu nzi, hari abarokore nzi ngo basenga ariko iri zina Mana bazarihindura. Umusore aba umusambanyi akageza mu rwego rwo kubika imiti azajya aho abakobwa agiye gusambana nabo kugira ngo badatwara inda, ngo Imana imugize umugabo. Yabimugira umugabo se ubundi si we? Ko basore Imana igira abagabo ari abasore batasambanye, ngo Imana imuhaye inkwano, imuhaye inkwano. Ese ubundi inazimuhaye yazamenya kwandera, yazakwande kwagira nk'abakobwa 15. Uwo mumenyanye wese ngo umugize umugore, uwo mumenyanye ngo umugize umugore, abakobwa arabatenze ndetse bose ubashyiraho. Ubu mbese bimejeje neza ngo bagiye gukora ubukwe. Ureba abakobwa bose bimeza neza. Nishayo Imana yamaye fiance
namakuru atana Imana shangiye mfite fiance. Abakobwa nk'icumi bose bavuga ngo bafite fiance ari umusore umwe wirirwa batende kubashuka. Imana ikobeshye yagushyeshyenze se. Irambwira ngo kuri nimutakwemera izabashyekenga. Nawe ujye ushyira mu gaciro. Gutanga icya 10 bikubera intambara, ariko y'abakobwa bayakwatse uyohereza. Na mama we wakubyaye ntumugurira agatenge, ari we wakwishyuye minerivare ukabugezaho, ahubwo usigaye uza hano hari abana bakeye n'abana bahiye. Uwakubaza hano hari akabari kagezweho bakakubwira hoteli shyashya nziza yakira abantu neza wayimenya, ariko inzira y'urusengero ntayuzi. Icyo kuri ushatse gusenguza ku cyumweru kandi nabwo urya mu iteraniro rya gatatu banagutinza ugataha ritarangiye, hanyuma ngo Imana iraguha umugisha wa hehe. Vuga ngo iri kugushyeshyeka. Irambwira ngo mwanzu ukuri kubagira abakristo, ukuri murakwanga igiye kubasukaho umwuka w'ikirata h'ubushukanye. Uzima nishaka gushyeshyenga umukire wataye Imana igatuma umutubuzi akaza tumva kubiteka mbwiye. Imana iravuze ngo ibintu byawe byaheze ku mupaka, Uwiteka agiye kubideduana. Imana iravuze ngo amadeni wari ufite Uwiteka arayishyuye. Imana irakubwiye ngo kampani yawe yirinze igihombo. Imana irakubwiye ngo dore niyo wakoreye ayikorera iki? Ayikorera iki ko afite abagore barenze 2? Ayikorera iki ko kagiye kudurangura Dubai wagira ngo arangura n'abagore? Ayikorera iki uko abaririza ahari imari muri Dubai no mu Bushinwa ari naho abaririza indaya ari busambane nazo? Ngo Imana imuhaye igishoro, ngo Imana imwishyuriye amadeni, ngo ibyaheze ku mupaka imuhaye amafaranga, imuha amafaranga n'abagore 2 atunze, imuha amafaranga n'abana badahuje ba nyina agira, imuha amafaranga n'abana yabyaye atarera, imuha amafaranga yo kumaziki. Gushyeshyengureho ubuzi ko abantu benshi mwicaranye amasezerano y'amahuri kubera kubashyeshyenga, kandi umuntu Imana yashyeshyenze ntiwamubwiriza ngo ahinduke. Uramubwira ngo Imana irambwiye ngo reka ubusambanyi, akibuka ko ejo bundi yamushyeshyenze. Ni na hahandi rero bicara twababwira ubutumwa bubahindura bajye baceceka. Imana ikunda abanyabyaha. Imana ntago ibanga, ariko nikwinjiza mu ijuru uri umusambanyi shanza amenya ko ikwemera. Hari aho umuntu bamuhanuriye promotion mu kazi, uzi ukuntu Imana iri gushyeshyenga abantu. Umuntu yarasahuye banke yarayimaze, umuntu yarasahuye kampani n'umubandi, umuntu yarasahuye leta arayisahura, anyereza imisoro n'amahoro buri munsi, afite akamashini acuruza ku 200 akandika mu kamashini ngo ni 130, hanyuma rero ngo Uwiteka kurinze ibihombo. Iravuze ngo ikurinze ibihombo. Imana ya Isiraheli ikurinze gutaha. Imana iravuze ngo yeba badata we imurinde ibihombo kuko ari bandi mu kazi akora. Umunzani wapima ikiro n'inusu upima ikiro, umunzani wakagupima ibiro 5 ugapima ibiro 3 n'inusu, hanyuma ngo Imana imurinze guhomba. Nibakomeze babashyeshyenge. Ikurinde guhomba asa kugira ngo ukomeze uhombye abantu, ahubwo ikugwije ukuri yakubwira ko iguhembeje kugira ngo adakomeza guhomba. Umuntu akinjira mu makaro akamara guhaga inkoko n'ifiriti, yarangiza tumva ko Uwiteka avuze. Imana iravuze ngo utanze amahoro muri uru rugo. Imana iravuze ngo abana banyu bahaye umugisha. Iravuze ngo batari bafite ubwenge irabubahaye. Uwiteka aravuze ngo abana banyu bagiye kwiga mu mahanga, bakomeze babashuke. Umwuka wo gushyeshyenga aho wicaye urebe nimba atari wowe wicaranye. Nta masezerano Imana izagirana n'abapagani bica umurimo w'Imana kandi badashaka kubivamo. Nta masezerano
imana ifitanye n'abiyobagiza kandi biyobora baba mu byaha batifuza no kubivamo. Dore umuntu nkunda ni umuntu ukora ibyaha ariko akagira umutima wo guhonga, ariko abo dufite ni ibikenya abandi ni ibicamuke. Uzi ko imana ivuga ngo muri abagambanyi ikabivugira mu iteraniro bicayemo ntibahonge, ubugambanyi bakabukomeza. Uyu mwuka wo gushyeshyenga imana yarawusutse, niyo mpamvu burya baguhanurira maze no kunywa mitsingi uri umurokore bakaguhanurira umugisha. Ni uwo mwuka wamaze kukuzaho kuko ukuri wanze kukwemera. Reka mbabwire umwuka wo gushyeshyenga nsoza iki cyiciro. Ngo umugabo witwa Ahabu imana yaramushyeshyenze wo kabyarawe, yaramushyeshyenze Ahabu. Kumbe imana yari yaravuze ngo aho amaraso ya Naboti yamenekeye niho nawe yawe imbwa zizayarigatira. Yibagirwa iryo yamubwiye. Uwiteka ati ndakura hehe umuntu ushukira Ahabu? Ibaze wa kandi buriya wari uzi kwita gushuka. Nakura hehe umuntu woshyushya akashukira Ahabu akamumbwirira ko natera azatabaruka amahoro, hanyuma ubundi nkamwicira ku rugamba? Umwuka w'ikinyoma ati ndahari bose ntuma. Hanyuma ni nkutumuza bigenze ute? Ngo nzagenda niyoberanyirize mu bahanuzi 400, hanyuma mbatera umwuka wo kumuhanurira amahoro. Umwuka w'ikinyoma mu bahanuzi bangahera? Abahanuzi tuvugisha ukuri kandi mureke mbabwire, abahanuzi 400 bariho. Abahanuzi 400 uza abahanuzi bariho ni 400. Nge nabonye banarenga. Yego rata duhanura ngo imana irashaka ko mwambara neza, bo baza kwigisha bakavuga ngo imana ntireba imbere. 400 duhanura ngo divorce ni icyaha, bo bakaza ati barabashuka. 400 abahanuzi 400 bose sha barahari ni nabeshi. Kuko urebye bavuga butumwa bari kuvugisha ukuri, ukareba abahanuzi bafite ukuri, ukitegereza abayobozi b'isengero bafite ukuri ni bakeya, ariko 400 barahari barahari 400. Ngo bose baraza barahanura bati Uwiteka aravuze ngo uzatabaruka amahoro. Baragenda bose bagera muri abo 400, ariko haza umuhanuzi umwe witwa nde? Ayiwe bamekanya. Haleluya. Murakamagire mekanya n'ugarumu akaba umwe mu bashumba, akaba umwe mu bapasiteri, akaba umwe mu barimu, akaba umwe mu badiyakoni, akaba umwe mu baririmbyi. Mekaya komeza ube Mekaya baramushuka. Uzi ko hari abantu bemeye ngo Mekaya baramubwira bati nyamuneka duhuze. Ngo akihagera Uwiteka avuze ngo iki se Mekaya? Aravuze ngo tabara nta kibazo. Ariko ashyira ubwenge ku gihe kugira ngo se umuntu ajya guhanura ataburanya n'imitima. Mire umuriro, cira karyoshye. Nuko tuba tumeze. Ubu nanjye nza kuri iyi tere njya kwigisha nimbivuga barantuka, ninceceka izaniga. Leta fata umwanzuro bazanyiyicire, ariko twubahane nayo nigirane nayo mahoro. Mekaya arongera ati hoya, Uwiteka aravuze ngo nutabara uzagwayo. Baramurakarira abahanuzi bagenzi be. Ubu hari abantu baturakariye. Hari abazakurakarira kubukurugira, hari abazakurakarira muri kora, bazakurakarira muri korari kuko utegera ubujejwe nk'ubwabo, bazakurakarira abayobozi muyoborana kuko bagira ubucece n'ububandi kandi we ntubwemera. Nukuri nakubwira ko batazarakara, bazarakara banakugambanire. Ngo abahanuzi bararakara ngo kuko banyuranyije, ariko tugomba no kunyuranya n'Imana dukorera simwe, mujye mutubabarira. Ntabwo Imana dukorera ari imwe. Abakorera yepfiye n'abakorera hariya ntiduteze guhuza, ntabwo bibaho, ntabwo bishoboka. Ngo nimugifate mukibohe, nabyo bijya bizamo. Nimugifate cyo ni cya Mekaya.
mugifate mukibohe. Nuko abakorera epfiriya bahorana imigambi badufate batoboye ntacyo da, ariko iryo Mikaya yavuze cyarasohoye. Baramufata baramuboha, maze ngo umwami rero agenda yari yarabitubwiye kiza tugenda imbere hataringanika haringaniza. Agenda avuga ngo n'Uwiteka wavuge mu bahanuzi 400. Sinarinzi ko abantu 400 bose bavuga ikintu ariko kitari cyo. Ngo maze Uwiteka ati sawa, kumbe Uwiteka yamubaze. Aha baragenda ku rugamba ngo yiteguye gutabaruka. Mwuka w'ubushukanye ni uri kubongoza, komeza ubyine. Yari yarabitubwiye yeba badata we ngo ageze ku rugamba Uwiteka aramuhinguranya. Ngo umuntu afora umuheta apfuye kuwufora, kuko umuheto wari uyoboye n'Uwiteka. Ngo uragenda ukatira abandi ngo uragenda uhinguranya habo. Hanyuma ngo maze kumuhinguranya atangira kuvira mu igare. Kuririmba waravuye uri kuva, uzi guhagarara ukavuga ubutumwa uva, uzi kuyobora itorero waraviriye mu igare, uzi kuyidiyakona waraviriye mu igare. Umuntu barimo barakora umurimo baravuye. Ikintera umubabaro nuko batari no gushaka ibipfuko. Nibura yaba banyemereraga ayo bavuye akarekeraho, asigaye bakayaramira bihane babaseke. Reka nkubwire, iyo wagize igisebe ntugijyane kwa muganga cyangwa ntunywe imiti kuri gahunda, ni hahandi na kanseri ivamo. Komeza uhishe, waravuye komeza uhishe, komeza uhishe igikomere. Aha barahisha ngo ariko akomeza kuvuga ati ntacyo dukomeza imbere nta kibazo. Ngo baramusunika abantu bazihana bapfuye ma. Muzihana kwa siteri zibasanze Nyabugogo, muzihana umaze gucakirana na moto, uzihana abatekinisiye bakuroze, uzihana wahuye n'uburwayi mwafura, muzihana ryari. Ngo yumvise amaraso ari kumushiramo ati ni munkure ku rugamba bandashe nakomeretse. Iyo bivuga kera uba warakize. Ngo maze igare barishyira ku ruhande, umva Imana yacu ko nizyo yavuze zarisohoza. Kumba aho bamushyira hegereye iki, hahandi Uwiteka yavuze ngo aho imbwa zari gatiye amaraso ya Naboti niho zizari gatira yawe. Aragenda avira mu igare, hanyuma nyine imbwa zirarigata zirarya. Hanyuma ndakwinginze wikomeza kuninira. Imana irambwira ngo abakozi benshi barimo barapimwa, ngo kandi ibipimo byamaze kugira gute kubahitana. Ngo abakozi benshi barimo guceshurwa, ngo ariko benshi bamaze kugaragara nk'inkumbi. Nagira ngo mbabwire ngo Imana yazanye igipimo mu bakozi. Burya wa mugore mubi Imana yaguhaye yari irimo iragupima, urangije waramutaye ushaka undi, burya wamaze kuba inkumbi. Wa mugabo Imana yaguhaye yari igipimo, ariko wararangije uzinga karaguta urugo ujya gushaka undi mugabo, igipimo kirabahitana. Imana irambwira ngo abakozi bari gupimwa ngo ariko ntabyo bazi. Burya ugiye kubwiriza ahantu uri umuvugabutumwa, nibyo kandi abavugabutumwa bagenzi banjye, Imana iraguhamagara ikagukura ku kazi kaguhembaga ikakubwira ngo nzagutungira mu murimo. Burya ugiye kubwiriza bakagukora mu ntoki bati Imana iguha umugisha, burya ubupimwe sha. Iyo utangiye gukambya impanga uti none ko ntayo mu mpayero, burya ubutsinzwe mukozi w'Imana. Burya ujye wihangana ugenze n'amaguru cyangwa urebe ubuhamagara w'inshuti yawe yakoherereza. Abakozi benshi barimo barapimwa ngo kandi bamaze kumera nk'inkumbi. Imana irambwira ngo abakozi bapimiwe ku kintu bita amafaranga, ngo abandi bapimiwe ku cyubahiro, ngo abandi bapimiwe ku byo kurya, iyindi zadukorera ishyano. Ibintu bitatu abakozi bapimiweho ngo kandi bagaragara nk'abadashyitsi.
birababaje aho umuvugabutumwa bamutumira bamuherekeza ngo niko urabizi ko mfite umugore ubundi ibingibi ukoze ntuzi ko mfite abana niko i Kigali ntuzi ko mpafite ubukode abakozi mwe mwarapimwe ariko mugaragara nk'abadashyitsi uratubwira ko ufite abana se uratubwira ko ufite umugore uratubwira ko ukodesha biratureba ntabwo bitureba nitunagushinzwe kugukodeshereza uwo bireba ni Imana yaguhaye akazi undi twe ntibitureba numara gukora ujye ugenda uhembeshe ku yo wakoreye kandi mureka mbabwira ihemba neza ntiyambura avuga ngo amina ihemba neza ntabwo yambura ubeshyera Imana yanjye numva irahemba Imana yatangiye kumpa ku bihemba ayiwe irahemba umujyi wa Kigali twawugenjeje amaguru iyo nabaga ntatwite nabaga mfite uruhinja kandi ndi kugenza amaguru uzi kugenza amaguru waburaye uzi kugenza amaguru warariye ishyi n'imigeri uzi kugenza amaguru twite nk'amezi angahe warangiza ukabwiriza amasaha angahe wanataha ntibaguha amazi y'umugezi Imana iguha umugisha Yesu ni kuki umugisha mushaka kugereranya n'amafaranga mu mugisha w'Imana harimo byinshi abakozi barimo barapimwa ibigeragezo murimo ni ibipimo irangira ngo benshi mwagaragaye mudashyitse kandi koko abantu ntibashyitse umuntu arajya kubwiriza kumva yuko ubutindi n'ubukene bwe bwose bwarangiriza aho yagiye kubwiriza ntabwo ariko biri umuntu baramubwira bati dufite igiterane cy'ubwitange kumva ko ariho agiye gusonzokera ntabwo ariko byitwa umuntu yagira muri agenda amavugabutumwa y'ukwezi kose ati ntacyo mbonye y'inzu ntabwo ari ikimana yari ivuze tuzasonzokera mu biganza by'Imana abatarisonzoye si we bazasonzora bagusonzora se bo bagira iki ariko uzi ko wagutumiye nawe akodesha nta soni mugira ese ubundi urashaka ko pasiteri akurera abana we aba arabashoboye aguhita ikiri buhaza abana bawe we iyo bamuhaye hari ubwo ibahaza ariko mugira isoni nke ariko dore mumaze gutsindwa mumaze kugaragara nk'abadashyitse ibipimo byarabatsinze nubwo mwidegembya mwaratsinzwe twababona murimo murabwiriza mubwiriza bamara kubaherekeza ngo ni amavuta da ngo iyo babahaye make babameneye amavuta ariko bayaranguriye ayo mavuta babamenera ngo kuko babahaye makeya mwayaranguriye Dubai mwayaranguriye mu Bushinwa mwayakuye komerisiyare ngo meneye amavuta agahita arakarate sinzanasubirayo erega byanaba ngombwa agahamagara agatukana niba guherekeza ntukanarebemo cyane ujye urebamo gake kuko ntabwo ibibazo byabo batikemurira ari we bazabikemurira erega njye mbona n'abantu baheze mu gukorera abantu bazayatamo njye hari abantu njya ndeba mu rugero nk'abantu bari kujyana mu zabukuru umuntu wakoreye ADPR ntakorera Imana azahura n'ibibazo ADPR se hari igipangu babagurira yakibagurira se ubushobozi turabufite ubwo iyo wakoreye niyo ugenda ikagusazisha waba warayituburiye nawe ikagutuburira ukazapfa nk'umuntu utarigeze ukora ariko iyo wayikoreye uricara ikagusazisha neza vuga ngo amina haleluya dukorera Imana nta ndamu nta nyungu Imana ya Isiraheli yahagije amaso yacu ntitukayashyiraho tuba naho tugiye ngo wumve ko nimba ubaye umushumba ugiye kugaruza wumve ko ugiye kunguka nimukorera Imana nayo igikora mu ikofi kabahemba ntago se mubizi ukuntu Imana yagiye ishakira abaterankunga abahungu banyu ntago bamwe bagiye muri Amerika abandi muri Canada ntago buriye indege bakagenda bitari amafaranga yanyu ntago muzi za minerivare Uwiteka yagiye abubakira ntago muzi aba yahaye ibibanza mu nzira yagiye anyuramo arakabyara ntago muzi ukuntu yagiye abatera inkunga mu myaka mwamaze muri uyu murimo ni ukuri kose wishaka kujya ahantu ngo wumve ko uhahagira ibipimo umva nkubwire mukobwa mwe mukobwa yicareho reka nzamwemere nzamuhindura
uzamuhindura, uzabanza uhindure mama wawe udakijijwe, upfiriye mu mbetezi no mu bivuza. Niko urajya guhindura umuhungu muzabana umugira umukirisitu, abo muvukana ntibapfiriye mu kabari, wabanje ukabaheraho. Imbaraga zihindura nimba uzifite, wazahinduye inshuti zawe zitarahinduka. Imana yari iri kugupima, urangije ko kuburaguye, ubusa ko wagiye waramuzanye, waramuhinduye, rahira ko utari kurirayo ko ariko turimo turapima. Ibipimo birahari, kubyara abana benshi byaragupimye, no kubyara bake biragupimye. Umva ibintu byose babyita danje, n'utarabyaye yarapimwe. Umuntu arakurakarira ngo ntiwabyaye uciye umuryango, wabyara benshi urabyaragura. Turi gupimwa, nyamara turi gupimwa. Imana yaguhaye intama n'ihene ngo uziyobore, hanyuma irimo iragupima. None kubana n'ihene byarakunaniye ngo urashaka intama gusa. Komera cyane, intama gusa uzazikurayo. Ubu dufite abayobozi ngo bashaka kuyobora intama gusa, n'ihene uzaziyobora. Zose izo yakuzaniye intama n'ihene ugomba kuyobora uko boss yaziguhaye, yarabivanze. None si ihene ko zabatijwe ireba, intama zikabatizwa ireba, ariko disi we zose zaje ziri kumwe. Burya muri groupe y'abantu 50 babatijwe haba harimo intama n'ihene, hanyuma yazemeze kajya mu mazi ikazikuramo ikaziguha ziyobore. Cyakuvuga ngo kuyemo ikote ry'ubupasiteri ntiwabiva mecara hasi uziyobore. Turimo turagira gute? Uzi bipimo. Yewewe abantu barapimwe bicuza icyatumye bava mu kabari. Abantu bapimiwe ku magambo, reka ngubwire. Abantu barakuvuga, bakakuvuga mu Cyongereza, bakakuvuga mu Giswahili, bakakuvuga mu Gifaransa, bakakuvuga mu ndimi zose. Bakavuga aho urara bataza aho utaha, bakavuga igihe wavukiye n'igihe uzapfira, bakavuga ukuntu intambara zawe zatangiye nuko zizarangira, barakuvuga bakavuga n'icyo wambariyeho. Abantu bapimiwe mu magambo babaraguye. Hari abantu bapimiwe ku bipimo by'amagambo bava mu muhamagaro, hari abavuye mu itorero bararibagamo. Abantu bapimiwe ku magambo baraceceka. Reka nkubwire, Imana nidutabare. Imana imbwira ukuntu abantu bagiye kuva mu nsengero bakagwa, bakabivamo. Uzi ko Imana yambwiye ngo bavuye mu kabari bagiye gusubirayo, kandi harimo abatangiye kujyayo. Uzi ko Imana yambwiye ngo bavuye mu buraya bagiye gusubirayo. Ikikubwira ko abantu basuye mu kabari nuko fata zitakibaryohera. Muraganira ati kuva nsigaye ngo fata indika byimba, ko nkumva mu nda habyimbye, kandi imbere ni habyimbaga. Vuga ngo imbaraga zahari zigufite mu kabari zarongeye ziragutera. Nge hari umuntu niyumviye ari kubwira umuntu umwe, ntavuze ahantu ntavuzema. Haragenda abwira umukobwa umwe ati mpaka agafata kameze nk'inzoga. Nta kindi arengejeho, mbona wa mukobwa arakamuzaniye, kandi wowe wabivugaga ni umurokore w'umudiyakoni. Agafata kameze nk'inzoga, urumva atari ababingwa. Kuki mudashaka agafata kameze nka fata, mugashaka agafata kameze nk'inzoga? Imana irambwira ngo aho mwavuye mugiye gusubirayo. Ariko ubundi ukihari wumvaga ari sawa? Niko ugihora mu kinya, uhora mu kinya, umugabo nkawe cyagihe warashaje kandi uri umujene. Burya wabonaga ari byiza, urashaka gusubirayo. Ukiri indaya byari bikubereye byiza, ko urashaka gusubirayo. Ugitunze abagore bangana kuri yo zikuni wari warakanuye amaso kubera ibyaha, Imana iragukarabije iragukesha, urashaka gusubirayo. Imana imbwira ukuntu Satani adashaka ko abantu baba mu itorero, kandi burya isi ntisakaye naho uzajya harava. Imana irambwira ngo abakozi benshi
bagiye kuva mu by'Imana basubire mu by'isi, ngo benshi ngo Yesu azaza guhemba no guhana batakiri mu murongo. Imana irambwira ngo abakozi benshi bagiye gusubira aho baturutse, ngo kandi Imana izaza guhemba no guhana batakiri mu murongo. Mbibutse ko ibimenyetso bigaragaza ko impanda igiye kuvuga bihari. Irambwira ngo abantu benshi zaza batakiri mu murongo. Mureke mbabwira aka kantu, dufite abagore biziritse ku bana babo, bahura n'ibyago n'amakuba barabarera, ariko igihe kibageze barabata. Ubu hari abagore bataye abana babo. Ariko reka mbabwire, abantu baragamburuye. Mubyeyi uri kunkurikirana, unkurikiranira hano n'ahandi ari kunkurikiranira, umugore utaricaye ngo rero abana yabyaye, ndashaka kukubona nujya imbere y'Imana uzavuga ko uri umukobwa. Nawe utarakanda subscribe, kanda ku kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Turabakunda.